Ndabizi ko bishobora kuba bikubaho akenshi nk'iyo waramutse wambaye inkweto umunsi wose hanyuma wazikuramo ukumva umuhumuro udasanzwe, kandi igitangaje aho ngaho ni uko ibirenge byawe bitajya bikora uwo muhumuro uba wumvishe. None twibaze ngo uyu muhumuro uva hehe? Ese ni ibyunzwe? Ese ni ukubera inkweto? Cyangwa ni ikindi kintu kiba mu ruhu rwacu tutigeze tumenya? Igisubizo gitandukanye n'ibyo bano bantu batekereza. Ndi Fabric ikaze. Ubundi ibirenge byawe bifite gland z'ibyuya 250,000. Izi gland z'ibyuya ni nyinshi cyane ugereranyije n'ibindi bice byose by'umubiri wawe. Rero buri munsi bishobora kuba byakora ibyuya bingana na 1/2 cya litiro. Gusa n'ubundi hari ikindi kintu gitangaje. Ubundi ibyuya ubwabyo ntabwo bigira impumuro, ahubwo impumuro mbi iva muri bacteria zisanzwe ziba ku ruhu rwawe, kandi izi bacteria zirya ibyo zikuye mu byuya. Rero muri ubwo buryo zirimo zirashaka kurya ibyuya, zisohora chemicals cyangwa se ibinyabutabire byitwa volatile acids. Kimwe muri ibyo binyabutabire cyitwa isovaleric acid. Ikinyabutabire rero nicyo gituma wumva ya mpumuro wumva iriya nyine y'ibyuya. Ubwo rero bisobanuye yuko atari ibyuya byawe birimo birahumura, ahubwo bacteria nizo zabigizemo uruhare. None wakwibaza ngo ni ukubera icyo iyo wambaye inkweto noneho biba bikurushaho? Ubundi impamvu iroroshye. Ibirenge byawe bimara umwanya munini bifungiranye mu masogisi ndetse n'inkweto, kandi mu nkweto zawe haba hashyushye, hijimye ndetse kandi hafungiranye neza. Ibi ni bimwe mu bintu bituma bacteria zikura neza kandi zigakwirakwira ku buryo bworoshye. Rero nimba wenda nk'amasogisi yawe atabasha kuba yabika ibyuya neza bishyushye, cyangwa se ukaba wambara inkweto zimwe zihoraho nta kuzihindura cyangwa uzanike, umuhumuro utangira kwiyongera bikabije. Abantu baranatandukanye ku buryo bamwe bashobora kuba bagira ibyuya byinshi kuruta iby'abandi, bityo bigatuma n'impumuro zitandukana. None uri kwibaza ngo wabirinda gute rero? Gute ibintu wabikuraho? Amakuru meza ni uko byoroshye. Ni byiza yuko woza amano yawe cyangwa se amaguru yawe n'ibirenge byawe buri munsi, kandi ugatuma byumuka neza. Binaba byiza iyo uhinduye amasogisi yawe kandi ukayamesa buri munsi. Binaba byiza yuko wambara amasogisi yumutse neza. Ni byiza yuko wambara inkweto zazindi zifite umwanya wo kuba wahumekeramo, biba byiza kurushaho. Nanone iyo uzi ko ugira ibyuya byinshi, biba byiza yuko ugura powder cyangwa se poudre ibigwaye. Nari Fabric, nakoze kunyumva.